ubu ngubu mwashyizwe igorora, ubu ngubu ushobora ku bantu bakunda kubetinga, ubu ngubu mwashyizwe igorora, ubu ngubu ushobora kuba wabetinga udafite interineti, telefone yose waba ufite. Icyo usabwa ni iki rero? Waba ufite telefone y'amatushe, waba ufite telefone iyo ari yo yose, mu gihe udafite interineti ushobora kuba wabetinga ku mikino ya football. Ababikoze ni abandi, ni ya kampani bita Wina. Icyo usabwa ufata telefone yawe ugakanda akanyenyeri 899 urwego, ukemeza, ugakurikiza amabwiriza. Icyo gihe wabasha kubitsa amafaranga no kuyabikuza yo wariye mu kanya nk'ako guhumbya, atari ngombwa ngo kubetinga birasaba interineti. Gana Wina cyangwa se ukanda akanyenyeri 899 urwego, ibindi byose birikora. Tubetinge mu rugero. Rebi, iyi ni episode ya 3 Squid Game, n'ubundi iri ku gasobanifilms.com. Hano twari turi, uwapfuye baza kumukura icyuma ho bakijombye, umuhungu wa mukecuru. Rebi, mirambo baraza bakayikura mu nzira iyo maze guca ishene, abazima bagakomeza bakikinira mu mahoro. Abaciyeho bose baza kumukuramo icyuma aho bakijombye. Umuhungu wa mukecuru yari yapfuye yamwiciye. Imirambo baraza bakayikura mu nzira iyo wamaze guca ishene, abazima bagakomeza bakikinira mu mahoro. Iyo ni Squid Game episode ya 3 season ya 3 niyo dutangiye mu buryo bw'inkuru. Iyi filime iraryoshye my friend. Tugaruke muri sale bamaze gupfa, aba staff muze mukure mu nzira abapfuye over. Abari bazima nabo bananiwe kuzuza inshingano zabo, nabo mu bice. Ubwo ni amatangazo bari gutanga yuko umukino wa 4 urangiye, abatashoje umukino nabo bagomba kubica. Ubwo bagiye kubica. Ubwo baje guhiga abambaye imituku, babuze abo bica ngo babice. Yambaye umutuku ariko yabuze uwo yica mu minota 30. Ubwo niwe bica. Bahise bamwica, bamugamirika aho ngaho, bamuteragura ibyuma. Kumbe ni umuzungu mwishe, umuzungu mama mia. Habuze gato bari bakwishe. Ubwo ni umuzungu w'umukobwa utabaye. Ni abakire bizi umukobwa. Njyewe nuko nkunda guhiga umuzungu tswana. Ewana umuzungu, njyewe nuko nkora imideli. Umukobwa byari byiza. Ubwo hahita haturuka hirya abandi bazungu nabo baza barasa abakinnyi bo muri Squid Game. Baza bishimye n'ibyishimo byinshi, ati byari biryoshye. Ewana mbega ibintu biryoshye we. Ni abazungu barugigana. Ubwo baraza barabegera, ati mwembi babiri mumeze mute? Ewana nibwo tugitangira, ubu turacyabahiga tubici. Kwikinira umukino murabona bimeze bite? Ati biraryoshye cyane, nta bintu biryoshye nk'ibi ngibi. Ati hejuru hari n'abandi tujye kubarasa. Aba boss ba nyiri umukino bakifatiyemo. Aba boss ba nyiri umukino nabo bakifatiramo, ngo bakaza bakica abantu. Babandi twita ngo ni aba VIP. Tugaruke kuri boss mukuru. Aba ari aho yicaye ariko birebera kuri screen ye, areba akurikirana umukino, afite n'akayi ariko gasoma gake gake. Tugaruke muri sale bicaye abakinnyi, abandi bari gusohoka bavuye mu mukino, bari kwisuganya. Wa undi wataye ibiyobyabwenge mwaramubonye muri season ya 2 Squid Game episode ya 3. Harimo arahiga ibiyobyabwenge yabibuze muri sale, yicaranye na wa musore wateye inda, arimo arareba ku mukobwa. Wa mukobwa yateye inda asohoka atazi ko umukobwa yabyariye mu mukino bari gukina. Uyu musore wataye ibiyobyabwenge yabihize yabibuze, yataye umutwe, yegera wa musore umwe wateye inda, aramubwira ati we wabonye umukufi wanjye? Wabonye umukufi wanjye mbikamo ibinini bya biyobyabwenge? Undi nawe batamwitayeho, ari kureba ko umugore we madamu asohoka.
nawe aba aramusubije ati atabyitayeho ntawo nzi. wa wundi nawe ahita amwegera aramusakasaka ngo reka ngo usake, baragundagurana, reka ngo usake. Undi nawe n'umujinya mwinshi ati we kigoryi, ari kwirebera ko umugore we yarokotse, undi nawe ari kumusaka ngo ibinini by'ibiyobyabwenge. Abantu baba bafite ibibazo bitandukanye, undi ahangayikishijwe n'ibiyobyabwenge, undi ahangayikishijwe n'umugore we yabuze. Wa musore wabuze ibiyobyabwenge bye arasara avayo, aza yegera abasirikare yirukanka, hahandi hari imikino abakinnyi bari gusohokera bavuye mu mukino, aza yirukanka no guta umutwe cyane, aza yegera abasirikare arababwira ati hari ibintu nibagiriwe hariya kandi ndabikeneye cyane. Ubwo abasirikare baramureba ati ndabanguka nsubiye hanze gatoya. Yibagiye ibiyobyabwenge iyo byagukeneye, iyo byagukoroneje ubura amahoro. Ubwo abasirikare bahita bamusunika, turajya hehe? Ati ntabwo wasubira hariya. N'umujinya mwinshi ati oh shit, n'akababaro. Arasara ati oh shit, kumva umukufi we hari uwo ufite ari kuwureba mu ntoki, aba afite ibiyobyabwenge nawe biba byamukoreye. Wa musore aba awufite, ka gasore k'idage kaba kawufite kawukenyereyeho. Umwe wabuze ibiyobyabwenge atangira kurwana n'abasirikare ati ngomba kujya kuwureba, bamutunga imbunda. Ubwo bamutunga imbunda ati turakurasa. Kumbe tugaruke kuri wa mubyeyi wabyariye mu mukino, ahita asohoka n'akana, na wa mukecuru nawe wiciye umwana baba barasohokanye. Wa musore atangira kureba cyane n'ibyishimo mu mutima aryumaho. Umukecuru asohoka n'umubyeyi we ateruye akana kari kurira. Abantu batangiye kubyarira mu mukino w'ubwicanyi. Umusore wateye inda arishima, ariko nta muntu n'umwe ubuzi ko ari we sheri we n'umwana, azi ko n'umwana ari uwe. Nitwe tubizi kandi urabizi natwe ibanga ryacu ririndwa mubi. Umugore wavuye kubyarira mu mikino y'ubwicanyi no kugenda biba byamunaniye, agenda aninagira. Kumbe wa musore wacu gihu niwe iyo bavuye mu mukino baraza bakamuzirika we babonye adashobotse. Tugaruke kuri wa mukobwa w'umusirikare, hari uwaba yatabaye, wa wundi atabarira mu cyumba bagiye kumukuramo ingingo kugira ngo bazigurishe, akica abasirikare bagiye kumukuramo ingingo, ubundi akamwambika imyenda ya gisirikare. Wa mukobwa ufite nimero 011 yatabaye wa mugabo ufite akana karwaye kanseri hanze atari mu mukino, bakita nayo. Umukobwa aba ari kubona umugabo yatabaye ari kugenda ninagira, atari kubibasha, akahita amubwira ati we yisuganye nta gihe dufite. Kumva abagira ngo batabavumbura. Ubwo umugabo arareba akareba umutima mwiza n'umukobwa afite kandi ari umusirikare, ubundi akamubaza ati ese kubera iki uri kumfasha? Umukobwa agahita amusubiza ati nimba ushaka kubaho kora ibyo nkubwiye, kumva bazi ko afite akana karwaye kanseri. Tugaruke muri sare hahandi habereye imikino, hahandi imfungwa cyangwa se abakinnyi baba bari. Wa mugore wabyariye akana mu mukino aba agateruye ari kukareba. Wa mukecuru akaza akamwegera ati mbega akana keza, ati karashonje, reba uburyo ukonsa. Ati akana kawe karashonje, gerageza ugahe ibere. Ubwo akana kaba kari kurira nyine nk'uruhinja rwavutse, murabizi rurarira, ariko sinzi ko wakonsa muri aya masasu. Ubwo umwana afata akana akonse nako umubyeyi. Utwana duto tuba tuzi konka, niba babyigira he? Biriya bintu biratangaje, abana bavuka bazi konka we. Rubanda bararya,
kumbe papa w'umwana arareba. biriya bintu biratangaje, kumbe papa w'umwana bari aho ari kubyitegereza ariko ari hirya yari yumyeho yacecetse. Rubanda bararya, kumbe papa w'umwana bari aho ari hirya abyitegereza ariko nta kintu yavuga, aba yaryumyeho ibanga nirye na madamu. Papa w'umwana akiri aho barasona, ako kanya abasirikare barinjira. Abasirikare nabo bakinjira bati felicitasiyo ku babashije gutsinda umukino wa kane. Bati tuzanye ibisubizo by'ababashije gutsinda umukino wa kane. Kumbe ibisubizo aba ari amafaranga y'abapfuye, barabanza bakayabereka bakayashyira ku yanyu mukiri bazima. Bati mu mukino urangiye abasirikare 35 barapfuye. Bati ubu dusigaranye abakinnyi 25. Bati ubu ngubu buri mukinnyi amafaranga ye tuyamubare yasigarana miliyari imwe na miliyoni 400. Bati mugiye kongera mutore niba umukino ukomeza cyangwa se muhagarikira hano. Baba bemerewe ko gutora yuko umukino ukomeza cyangwa uhagarara, ariko hari ababa bagikeneye ko umukino ukomeza, bagifite amadeni menshi bagikeneye ko umukino ukomeza kugira ngo amafaranga yabo yiyongere. Tugaruke kuri ba VIP babandi bicariye ahantu mu cyumba bari kureba imikino kuri screen yabo, bari gusangira agacyayi. Bati nizere ko bose bagiye gutera ko umukino uhagarara. Bati uyu mukino wari uryoshye turi kuwurebera hanze, ariko kuwinjiramo natwe tukawikinira tukica abantu noneho biraryoshye kurushaho. Ubwo umuzungu umwe aratangira ati neza tumeze nk'abamasayi bari muri Afurika bari kureba uko inyamaswa zicana. Undi mukobwa w'umuzungu aramusubiza ati ewana, muri Afurika nagiye mahigira cyane, ni urundi rwego kabisa. Undi muzungu w'umugabo ati njye noneho nyine utarajya muri Afurika. Ati indege yanjye yanyereje kandi iriya ndege yanjye nayimenyeho amafaranga menshi. Ubwo undi muzungu wicaye muri sale nawe ahita amusubiza ati indege yawe niyo yagukerereje cyangwa wasinze ubyuka indege yawe yagiye. Ubwo wa muzungu w'umugabo ahita amusubiza ati turabizi muko iyo ufunze umunwa uba uri gukurura abagabo, ariko iyo uvuze turakwanga tugushiraho. Urabizi iyo uvuze ibiri byo ku mugabo, iyo uvuze ibigoramye biraraka. Ariko hari umukobwa ubumbura umunwa yavuga abantu bakamushiraho bitewe n'ibintu ari kuvuga, ariko yaceceka mukaba mwagira ngo ni muzima. Ubwo umuzungu umwe ahita ahaguruka ati abwira boss mukuru ati warakoze kuba mwaraduhisemo kugira ngo tuze natwe gukina no mukino twishimisha. Ubwo boss mukuru ahita amusubiza ati cyari cyifuzo cya chairman kugira ngo tunezeze abakiriya. Ubwo bahita banywamo bahezeranya chess z'ibyuma ati tunywemo ku bwa chairman. Ubwo bakiri kuganira, icyombo cya boss mukuru kiba kirasonnye ati uyu ni manager 004. Ubwo boss mukuru ahita ajya ku ruhande afungura icyomo ati mbwira. Ubwo umusirikare nawe ati muri cooperative ni kumu cya cyumba babagiramo abantu twabuze contact n'abantu bariyo. Kumbe bose umukobwa aba yabishe agatabara uwo bari bagiye kubagiramo, wa mugabo baba bagiye gukuramo ingingo. Aragenda akabica ba bagabo baba bagiye kumubaga ngo bamukuremo ingingo, ubundi akahita atabara wa mugabo baba bagiye gukuramo ingingo kubera ko abazi ko afite akana karwaye kanseri. Ubwo wari umukinnyi akahita amwambika nk'aho nawe ari umusirikare akamuzana. Umukobwa akamuhamagara ati ngwino, kubera ko abazi ko afite akana karwaye kanseri. Tugaruke kuri ba polisi noneho bari ku kirwa, abandi bari guhiga ikirwa.
baba bazanye drone nshyashya bakayizamura kugira ngo baherekeze mu birere barebe ahantu ikirwa kiri. Ariko ibyo ngibyo kapiteni aba ari kubireba, wa mukapiteni w'ubwato umwe w'umucuyi, wa wundi w'umugambanyi akorana na ba bandi bakina imikino, aba ari aho ari kubireba. Baba bari mu nyanja bamaze igihe kinini cyane bahiga ikirwa ariko barakibuze kubera kapiteni ahora abasiragiza bazengurutsa barabuze ikirwa ahantu kiri. Ubwo baba bazamuye indi drone kugira ngo barebe ahantu ikindi kirwa, barebe amashusho y'uko babona icyo kirwa. Kuko wa mufande mukuru telefone, wa mupolisi uri gukurikirana ibintu, wa wundi ushaka kumenya ahantu ikirwa kiri ari kuzamura drone ahagaze. Ubwo telefone Chairman Co aba aramuhamagaye, telefone birasonnye, arebye abona Chairman Co, wa wundi waketse kapiteni w'ubwato yuko ari we wishe wa mupolisi, ariko ntabibone neza kubera ko yari yasinze. Ubwo baramuhamagaye kubera ko aba yagiye gushaka ibimenyetso bituma bakeka uriya mukapiteni w'ubwato kugira ngo bamwice. Aratangira ati, amuhamagaye kuri telefone ati, wanga kapiteni w'ubwato, uwo mukapiteni ni ukumukeka kuko ahantu hose nabaririje izina rye nta hantu na hamwe hano barizi. Ati muri aba barobyi bose bacuruza ibyavuye mu nyanja, muri aba barobyi bose nta muntu n'umwe umuzi, kandi nabo ni abarobyi, ariko muri aba bantu bose b'abarobyi nabaririje iryo zina yatubwiye nta hantu na hamwe bamuzi. Ati nta famiye ye bazi, nta zina rye bazi, nta muntu n'umwe umuzi n'aha. Ati amazina yatubwiye ngo yitwa Pakayongoyi, nta muntu n'umwe urizi, nta muntu n'umwe umuzi. Ati urumva atari uwo gukeka kapiteni w'ubwato. Ubwo aba ari kuri telefone ari kumusobanurira yuko kapiteni w'ubwato ari umugambanyi n'ubundi, ariko aba ari umugambanyi, ariko uriya umupolisi mukuru aba atamukeka kubera ko aba yaramutabaye. Ariko aba ari kumusobanurira ati uwo mukapiteni w'ubwato rwose ni umwicanyi, ni umugambanyi, ni wa wundi ukorana n'abari abakinnyi bakina imikino y'ubwicanyi. Ubwo afande mukuru ati ahita amusubiza ati ariko ntabwo twari dukeka yuko ari we yaba yishe umuntu watwaraga drone. Undi nawe kuri telefone ati atari kurumva ko dukwiye kumukeka, niba umuntu ari umurobyi abandi barobyi bagenzi be bakaba batamuzi, bakaba batazi famiye ye, turumva tudakwiye kumukeka. Ati muri koperative y'abarobyi nta muntu n'umwe umuzi, nta n'umuntu umuzi muri iyi karitsiye yatubwiye bamo, nta muntu n'umwe umuzi. Ati na rya zina yatubwiye rya Moji nta muntu n'umwe umuzi hano, nta muntu n'umwe urizi. Inshuti yanjye intwaye mu modoka yakuye hano, ariko iryo zina yatubwiye ntabwo arizi. Ubwo afande atarabyumva neza akiri kuri telefone, babonye amashusho kuri drone, baramuhamagara ati we hari ikirwa tubonye, hari ikintu tubonye kuri drone, ngwino urebe. Ati uretse ndaguhamagara nyuma. Sasa kapiteni w'ubwato aba yaratabaye uriya mufande n'umupolisi. Ubwo rero urumva ko nta mpamvu yo kumukeka kuko aba yaramutabaye, kuko abavuga ati uyu muntu yigeze gutabara ubuzima bwanjye, niyo mpamvu abavuga ati uyu muntu nta gahunda ihari n'imwe yo kumukeka. Ubwo araza aho yari ari kuri telefone, araza ari kugenda areba kapiteni, ariko se aribaza mu mutima, ariko se uyu mukapiteni si ukumubeshyera koko? Ati uyu nguyu yavamo umugambanyi. Ubwo araza kuri drone arareba, abonye ikintu ati manura drone mu gake. Tugaruke kuri ba bazungu bicaye muri sale bari kureba imikino uko iri kugenda, bari kwitegereza. Umuzungu bageze muri cya gihe cyo gutora. Undi ati bageze mu gihe cyo gutora. Undi muzungu nawe ati kubona batora muri uyu mwaka bimeze nko muri cya gihe cy'uburyohe bwa cyane. Undi muzungu nawe ati ewana gutora byongereye uburyohe mu mukino. Undi nawe ati buri umwe muri kano kanya afite miliyari imwe n'ibihumbi 700. Ubwo baba bicaye bari kunywa akacyayi barya n'utunyama. Undi muzungu nawe ati baba bari benshi
ati reka twizere ko bagiye guhagarika umukino bakawurekerera hano. Bosi mukuru nawe uba uri kureba umukino nawe abicayemo bari kuganira nawe ati bano bakinnyi biragoye ko bahagarika umukino kuko abakinnyi bageze hano bicana biragoye ko bahagarika umukino. Kumbi koko ibyo bavuga biba ari byo. Ubwo bosi mukuru uri kubibona ati ubwo bari kubona amafaranga ari menshi bari gutekereza ko uko barushaho kwicana ariko amafaranga agenda yiyongera. Ati mu bantu 25 basigaye 16 muri bo bambaye uruziga rwerekana yuko umukino ukomeza. Ati niyo mpamvu benshi muri bo bari butore yuko umukino ukomeza. Ubu tugaruke muri sare aho bari gutorera imikino ko umukino uhagarara cyangwa ukomeza. Abasirikare bati 0316 ngwino utore. Baba bemerewe gutora bati murakomeza umukino cyangwa tubaha ayo mugejejemo mutahe mwese. Hano ni ugukina umukino, baba bemerewe gutora cyangwa gutora umukino ngo uhagarare cyangwa ukomeze. Ariko buri wese abavuga ati oya, ati wabona ari njye usigaye amafaranga ntayasigana ari menshi. Kumbe baba batazi ko bari gushyira ubuzima bwabo mu kangaratete. Uwo nguwo uri gukeka yuko yarokoka agasigarana amafaranga ari nawe yapfa. Umusirikare ati niba ushaka gutora ko umukino ukomeza urakanda kuri 0, niba ushaka ko umukino uhagarara urakanda kuri X. Ubwo umukinnyi avayo ngazinga atore nta bwoba rwose na confidence nyinshi, araza akanda ko umukino ukomeza. Ubwo umukinnyi wa kabiri nawe avayo araza hano n'ubwoba n'agahinda no gutinya cyane, araza akanda ko umukino uhagarara. Havayo n'ikindi kiraza n'ibikonfidence byinshi kiraza gikanda ko umukino ukomeza. Ubwo ni babiri bamaze gutora ko umukino ukomeza ku mukinnyi umwe umaze gutora ko umukino uhagarara. Muzehe nawe avayo wa musaza w'umugome w'umucuyi ufite amadeni menshi, araza we aba yifuza ko umukino ukomeza, araza akanda ko umukino ukomeza. Ubwo bari gutora ko umukino uhagarara cyangwa ukomeza. Ubwo hahita havayo wa muyobyabwenge wa munwi w'ibiyobyabwenge, wa wundi wibye ibiyobyabwenge byazeyo na taki nyinshi no gutetera cyane, araza yiruhutsa atora ko umukino uhagarara. Kubera ibiyobyabwenge agira ngo yisohokere byibura ajye guhiga ibiyobyabwenge byo kunywa, araza mu mutima mwinshi, mu mutima ati muhagarike umukino, mu mutima ati muhagarike umukino njye gushaka ibiyobyabwenge kwa Pushayi. Taki yanyishe taki. Uyu musore ni ubwa mbere abatoye ko umukino uhagarara, ni ubwa mbere abatoye ko umukino uhagarara kubera ko yabuze ibiyobyabwenge. Atakira wa mwana nawe avayo wa wundi wagiraga ubwoba atari ibi biyobyabwenge, nawe ukaraza na confidence nyinshi, arareba abona wa wundi wamukandamizaga wakoronijwe n'ibiyobyabwenge, abona ataki yamwishe ari gutitira, atora ko umukino ukomeza. Pushayi yikangamo, Pushayi bumwegereye yikangamo. Umwana nawe yaba yarakaye kubera kunywa ibiyobyabwenge. Ubwo hahita hakurikiraho wa mukecuru nawe kugira ngo aze atore, araza wa mukecuru wiciye umwana araza atora ko umukino uhagarara. Ubwo umukecuru ari gusubira yavuye gutora ko umukino uhagarara, ahura n'umugabo nawe wifite ibibazo, ati mureke uno mukino tuwuhagarike, ati basi ngirira impuhwe nk'umukecuru. Ubwo umukecuru ahita avayo n'agahinda, ahita abwira abantu bose ati muhagarike uno mukino, umwana waba yabipfiriyemo, ati nimureke duhagarike uno mukino, ndabaha imigabane yanjye yose, amafaranga yanjye yose nimushake muyatware, ati ndayabaha amafaranga yose ngejejemo. Hano buri wese aba afite amafaranga agejejemo. Ati muhagarike uno mukino, ati mwihangane muhagarike uno mukino. Uwo umukecuru atangira kubatera impuhwe n'agahinda, ati umva njyewe nabayeho igihe kinini gihagije, ati niyo napfira hano nta kibazo, ati nta kibazo pe, nta kibazo mpfiriye hano, ati ariko mwituma uriya mwana na mama we bapfira hano, mugirire impuhwe mama, umubyeyi na mama we, mutore mwese, mutore umukino uhagarare.
abari kubwira bafite amadeni, ubuzima bwarababihiye, ibintu byose ni isereri, nta kintu waza ubabwira. Baba bifuza ko umukino ukomeza bakibonera amafaranga. Umukecuru ati ndabinginze mutore umukino uhagarare. Ubwo utangaza ko imikino ukomeza ati umukinnyi 192 jya gutora. Ubwo umukecuru nawe ahita asara ati tora umukino uhagarare, tora umukino umuhagarare, girira imbabazi umwana, girira imbabazi umubyeyi, girira imbabazi umukecuru, tora umukino uhagarare. Ubwo se umwana nawe aba ari aho ari kureba ariko nta kintu aba yakora. Tora umukino uhagarare, bati tora umukino uhagarare. Kumbe abari gutora umukino ngo uhagarare nabo baraza batora ko umukino ukomeza, ubuzima buba bwarababihiye n'ubundi baba bameze nk'abapfu bagenda. Ubwo ariko bareba uwo mukecuru bamunyuraho bajya gutora bati mukecuru uri gutera ndagahinda, uzi ibibazo dufite. Abari hano bose baba ari abanyabibazo, nta muntu uza gukina uno mukino atarihebye, bose baba ari nk'abapfu bigendera. Tugaruke ku basirikare bari mu cyumba barimo baragenda bagera muri cya cyumba wa mukobwa yiciyemo, ba basirikare bagenzi bari gutabara wa musore ufite akana karwaye kanseri. Ngo baritegereza ati oh shit, baritegereza neza babona ati ni abasirikare babo, bati abasirikare bacu bishwe. Ubwo umusirikare umwe akuramo icyuma gisikana, atangira kubasikana, abona nimero ye ati uyu ni nimero 002, ati 007 002 bapfuye, bari abakinnyi bacu. Kumbe ba maneko baba bari aho bihishe bari kubumva. Umukobwa ahita akuramo nimero ati fata nimero 16, ayihereza wa musirikare nako wa mugabo ufite akana karwaye kanseri. Ubwo wa mukobwa w'umusirikare ahita amubwira ati hari kamera mu byumba ujye wigengesera. Yamukubise urufunguzo rufungura ahantu hose acaho. Wa mukobwa nimero 062 amaze gutabara umugabo ahita azamuka hejuru muri parafo. Kumbe muri sare aho bari gutorera ko umukino ukomeza cyangwa se uhagarara, abatora ko umukino ukomeza bakomeje kwiyongera. Bati uwanyuma naza atore 456 ngwino tore. 456 baba ari gihuni, bamuziritse ipingu, bamubwira gutora kandi bamuziritse ipingu. Bati 456 yifashe, ubwo dutoye ko umukino ukomeza. 16 batoye ko umukino ukomeza, umwe yifashe, ubwo n'igihuni baba baziritse ku munyururu. Ubwo umukino utaha turawubatangariza mu gitondo. Mugire ijoro ryiza, murara haryana. Bano bantu sha batanga serivisi nziza, baranabunamira sha kandi bagiye kubica. Ubu tuvugana bose bahisemo gutora ko umukino uhagarara. Buri mukinnyi yatwara miliyari 1,700,000, ariko haba harimo abagabo bagifite amadeni bakivuga ati urufito rwose ninjye warusigarana, kubera umururumba no gushaka kugira ngo buri wese yikubire. Ubutunzi ntabwo bujya bugwira, ariko buri wese arifuza ko umukino ukomeza kugira ngo abantu bapfe. Tugaruke kuri wa musore ahari, wa wundi wateye inda, abari kureba mama w'umwana, abarebera kure. Yaje mu mukino ahurira n'umufiyemere n'umufiyepere wamuteye inda, wa mugabo wamuteye inda, wa musore. Tugaruke ku ba VIP aho bicaye muri sare bari kuganira, bari kureba umukino kuri screen yabo. Umuzungu umwe ati ubwo numva gura mukecuru ari kurira, nanjye habuze gato ngo ndire. Bati byankoze ku mutima, habuze gato rwose ngo ndire. Umukobwa bicaranye nawe ahita amusubiza ati ese ubwo yavugaga ngo amafaranga ye yose yayatanga, we wumvaga ari byo? Umuzungu w'umugabo nawe ahita amusubiza ati uriya mukecuru wiciye umwana we, ati none arashaka gutabara umugore n'uruhinja rwe bahuriyemo hano atanazi. Undi muzungu ati I understand, ati ngenda mwumva, ati ngewe nanjye mfite umwana, hari igihe numvaga nenda gushyingura umwana wanjye ari muzima kubera ukuntu yankoserezaga.
ni abakire baba bashitse amafaranga yabo, mwe mukicana bari kurya isi. Ubwo afande mukuru ushinzwe imikino mukuru aba ari aho, agahita ajya ku cyombo ati situwasiyo imeze ite? Ubwo ku cyombo bagahita bamusubiza ati nimero 005 00 00 12 00 bishwe. Ati ni ababagaga abakinnyi batapfuye neza bakagurisha ingingo zabo. Habaye umurwano w'amasasu. Ati shumda, ati bisa nkaho nimero 16 ari we wishe abantu. Afande mukuru agahita amusubiza ati nimero 16 niwo babagaga abantu, kumva nimero 16 baba bayambitse wa wundi wakinaga, wa mugabo ufite akana karwaye kanseri nawe wakinaga umukino, baba bamwambitse imyenda ya gisirikare, ubundi bagahita bamwambika, bagahita bamuha nimero 16. Wa mukobwa niwe wabikoze, wa umwe wamutabaye. Wumve nimero 16 dore nguyu niwe bari kuvuga. Kumbe nimero 16 ntabwo ari we wabagaga abantu, ahubwo ni umukinnyi bambitse imyenda ya gisirikare nawe yagiye mu basirikare. Ubwo fande mukuru ahita avayo ati kajya ku cameraman ati ubwo ahita aza kushinzwe amakamera areba ibintu byose bibera aho ngaho, ati nyereka aho abasirikare barara. Aza kureba aho abasirikare barara. 025 ntabwo arataha, 016 ari mu cyumba cye. Wa wundi wambaye imyenda itari iye wahoze ari umukinnyi n'uwatabawe. Tugaruke kuri ba bapolisi bari gushaka ikirwa, bakomeje kugendesha drone mu kirere igenda ibereka amashusho, irimo irakurura igeze ahantu hasa nkaho hari ikirwa. Kapiteni nawe kubera ko abazi ko ari maneko barimo umwicanyi, ati we mureke tuve hano imirabyo itaraba myinshi. Baba batangiye gukurira ikirwa bacyegera kugira ngo batavumbura ikirwa. Ubwo fande wa polisi ati mureke tugende, ariko ataragenda ahita abona amashusho. Ati buretse, ati subiza inyuma drone sha. Ati hano hantu ndabona nsa nkaho nahageze rimwe. Agahita abwira kapiteni w'ubwato ati umva twerekeze kuri iriya nkombe. Kapiteni w'ubwato nawe agahita amusubiza ati hari ahantu imirabyo zikubita nabi cyane ntabwo twajyayo. Kumva bari kugira ngo ari kubajijisha kugira ngo batavumbura ikirwa, batangiye kugisatira. Afande wa polisi nawe ati ndashaka kuhegera. Hatugeze uko bari kwegera ahantu byabereye, hari ubasubiza inyuma. Uwo ni waba ari kapiteni w'ubwato, umugambanyi wo barimo batayizi. Tugaruke muri sare aho hari kubera imikino. Mama w'umwana bamuzaniye ibiryo, bagira gutya babaha ibiryo, bakabaha nk'ikijumba kimwe n'amazi, cyangwa se bakabaha nk'ikirayi kimwe n'amazi. Wa mukecuru uba witaye ku mwana na nyina akamuzanira ikirayi n'amazi, ati ukwiye kurya kugira ngo ubone amashereka. Ati mama aba agomba kubaho kugira ngo n'umwana abeho. Umukecuru aba ari kwita ku mwana na nyina, ubwo se w'umwana aba ari hirya ari kubireba. Ati nywa amazi bitakuniga. Ubwo mama w'umwana nawe ati Totsimida, ati byose ni ukubera njye. Ati humura byose ntabwo ari ukubera wowe. Ati guhera uyu munsi uruhinja rwawe nirwo ugomba kwitaho gusa. Ntugire ikindi utekereza kitari umwana wawe. Urumva? Ubwo umubyeyi nawe n'agahinda kenshi ateruye akana ke, ati yego mama. Ubwo bahita batuzana kuri boss mukuru uri nyiri gutegura imikino. Araza mu cyumba akuramo masike n'umujinya mwinshi, asuka ko kunywa mu gikombe kugira ngo anywe. Ubwo ahita yatsa icyombo kugira ngo abahe amatangazo. Haratangira ati nimero 016 mumunzanire. Ati ikindi muhige nimero 011 mumenye ahantu ari, yamaze kumenya abafite ikibazo. Akiri mu cyumba ataranwa, ajya kumva ijwi ati nimero 011 ndi hano.
ubwo arahindukira kugira ngo amurebe neza, ari gusoma akantu mu gikombe, kumbe aba ari wa mukobwa watabaye wa musore ufite akana karwaye kanseri yanamutunze n'imbunda. Ubwo bosi mukuru arebye neza abona yaciye muri parafo. Ubwo bosi ati kwica abantu bakuragamo abantu ingingo niwe wabikoze? Umukobwa ati yego. Ubwo nyiri gutegura imikino mukuru ati n'ubundi abantu babaga bamaze gupfa, ubu gukora akabizinesi ko kwikoreramo abantu ingingo nibyo byatumye ushyira ubuzima bwawe mu kangaratete. Umukobwa nawe ati ahubwo niwe uri kwishyira mu kangaratete. Ubwo afande mukuru ati urashaka iki? Umukobwa nawe ati ejo njye na nimero 16 uzatwohereze hanze, gukorera hanze. Haramubaza ati muraziranye? Umukobwa nawe ati udushakire n'ubwato tuzagendamo. Ati n'ubundi hano hantu ntabwo hakweparega byoroshye, ibyo kandi urabizi. Umukobwa aramureba aramwitegereza ati numvishe ko aba VIP baje. Ati byaba byiza rero tuvuye hano tukagenda bucece. Aba VIP batamenya ko mu mukino wabo wavumbuyemo akantu ko gukuramo abantu ingingo ukazigurisha, kandi baba bazi ko abantu barashwe bagapfa batazi ko umumanager waje akuramo abantu ingingo. Ati wavumbuye akantu ko gukuramo abantu ingingo ukazigurisha, aba VIP batabizi. Bariya bakire baba bazi ko abantu bose bari mu mukino bapfuye, kumbe waravumbuye ko utabica ahubwo ubajyana ukabakuramo ingingo ukazigurisha. Tugaruke kuri wa musore detective afande uri guhiga ikirwa. Abageze ku kirwa ari kuhitegereza hareba, arahitegereza abona hahandi yarasiwe, arabyibuka. Ubwo afande atangira kuzamuka agenda yitegereza, agenda azenguruka yitegereza, agenda areba, aritegereza arareba, atangira kwibuka. Ati Juniho ngwino tujyane. Icyo gihe yaranze araraswa, aribwo yahubutse mu nyanja agatabarwa na wa mukapiteni w'ubwato ubatwaye, niyo mpamvu atajya anamukeka. Arabyibuka ko ari hano yari ahagaze, atangiye kuhegera yahavumbuye. Atari usikare hano bandasiye, nkamanuka nkikubita mu nyanja. Ubwo ahita afata icyombo afande ati hano niho bandasiye. Abapolisi bagenzi be ati urabizi neza ko ari aho ngaho? Yego ndabizi neza ko ari hano bandasiye, ndabizi neza, nabyibutse ko ari hano bandasiye. Bivuze ngo n'ikirwa bandasiyeho kiri hano hafi. Undi nawe ati bugiye kwira, ngwino dutahe turagaruka kare mu rukerera. Kumbe kapiteni w'ubwato bafite icyombo nawe yihishe ari kubyumva, ari kumva ko batangiye kubumbura ikirwa, kandi baramubwiye ngo nibaramuka bageze ku kirwa bose azabice. Kapiteni w'ubwato aba yarahawe inshingano zo kubasiragiza kugeza basubiye inyuma, ariko arabona batangiye gusatira. Bahita badusubiza muri stare hahandi abakinnyi baba bari. Wa mukecuru wita kuri wa mubyeyi n'umwana we araza yita ku bana be, araborosa neza. Undi mubyeyi wese, umukecuru ari kwita ku mukobwa atazi wifitiye akabebe. Arangije avayo kuri gihuni wa wundi uziritse ku ipingu. Aramwitegereza arangiza ati ibyabaye byose uri kwishinja amakosa yabyo. Mukecuru yiyiciye umuhungu we. Ati gusa uko wabireba kose ubuzima burabogama, ubuzima burarenganya. Abantu babi bakora ibintu bibi, barangiza ibibi bakoze bakabishyira ku bantu beza, ubundi bo bakikomereza ubuzima bwiza. Ati mu gihe abantu beza aho bari, iyo bakoze akantu gato birenganya bakavuga ati amakosa yanjye nakoze. Ati uriya musore wishe niko yari ameze. Ubwo umukecuru aba ari gukomeza igihuni kugira ngo yikontorore. Umukecuru nawe ati n'umwana wanjye niko yari ameze, yari umuntu mwiza.
ubwo umukecuru aba yiciye wa mwana, aba yamwica bamuteye icyuma agapfa. Ati umwana wanjye niko yari ameze, yishinjaga utuntu duto. Ati yagiye gukina urusimbi bamushukiramo, yumva ko amakosa araye, ariko bari bamutuburiye. Inshuti ye yibye amafaranga bari batsindiye, ubundi nza kurambirwa umwana wanjye ukuntu ari ikigoryi, kumwihanganira birananira ukuntu bahora bamwiba bamubeshya. Ndangije mbwira umwana wanjye ukuntu ari ikigoryi, ndamubwira ngo sinakabaye narabyaye umwana umeze nkawe. Ati ikigoryi kidafite icyo kimaze. Ubwo ni ubuhamya yari ari kuguha Gihuna amukomeza. Ati umwana wanjye ni ikigoryi kidafite icyo kimaze, sinakabaye narakubyaye kugira ngo uze kuri iyi si. Ati umuhungu wanjye amaze kumubwira ayo magambo, yakoresheje ibiyobyabwenge byinshi, asigaye yanditse urwandiko rwo kwiyahura. Arandika ati mama umbabarire ko nakurumbiye, umbabarire ko nakunaniye. Ubwo nkibibona mwirukankana kwa muganga, baramuvura. Ubundi nsenga Imana, ndavuga ngo ati Imana nuntabarira umwana nzagukorera buri kimwe. Umukecuru n'agahinda kenshi n'amarira ati ariko fora byagenze bite? Intoki zanjye, amaboko yanjye. Ati byarangiye ari jye wiyiciye umuhungu wanjye uyu munsi. Gihuni aho yicaye ari kumva inkuru uko byagenze, nawe yikangamo aratungurwa arumirwa, ntabwo yari azi ko umukecuru yiciye umwana we. Ati umuhungu wawe Imana yakwihereye? Umukecuru n'intoki zanjye nizo ziyiciye umuhungu wanjye. N'agahinda kenshi n'akababaro n'amarira. Ati namwiciye. Ati nishe umwana nibyariye uyu munsi. Mukecuru Gihuni yarumiwe. Umukecuru nawe n'agahinda kenshi areba Gihuni ati uriya mukecuru n'akabebe ke uzababe hafi, uzabiteho. Juniho nawe ati umbabarire, yari yaraje aje guhagarika uno mukino. Umukecuru nawe ati waje hano uje kudutabara, waje hano uje guhagarika umukino. Gihuni nawe ati umbabarire, sinigeze mbabera uwo muntu wo kubatabara. Byaramurenze nawe ibintu yaboneye hano, umukino waramurenze. Yaje azi ko ari buwuhagarike, nawe ibyo yaboneye hariya byaramurenze. Umukecuru nawe ati sinari nzi ko nzisanga hano hantu ku myaka yanjye. Umukecuru ati hari abantu bari hejuru, abantu babi, wenda natwe turi abantu babi. Ati ariko kariya gahinja nta kosa kakoze, kariya gahinja tukagirira impuhwe, nta kosa kakoze. Tabara uriya mubyeyi n'umwana, tabara umubyeyi n'umwana. Ati kuba kariya gahinja kavukiye ahantu nk'ahangaha ntabwo ari amakosa yako, ndakwinginze tabara agahinja n'umubyeyi. Ati uriya mugore n'agahinja ke ubiteho, ubabe hafi. Ati njyewe n'umuhungu wanjye byaranze kudufasha, utureke ariko utabare Juni hino agahinja ke. Ubwo umukecuru aba akiri kwinginga ati titakamita ndakwinginze mu kirimi cyabo cy'igishinwa. Muri iryo joro tugaruke kuri ba bapolisi bakiri gukora ubushakashatsi kuri wa mupolisi wavumbuye wa mukapiteni ko ari umugambanyi. Umwe wabonye ko wa mukapiteni w'ubwato yabonye arimo ararasa umupolisi mugenzi wabo, ariko ntabibone neza kubera ko yari yasinze. Ari hano ari mu modoka aje gukora ubushakashatsi kugira ngo amenye neza yuko uriya mukapiteni atari uwo kwizerwa, ari umugambanyi. Ari gukatakata mu modoka aje ku nzu ya kapiteni, aje kumwigaho. Joyi wa mupolisi aje kureba ku nzu ya kapiteni amuneka. Ubwo bicaye mu modoka bari kureba inzu ya kapiteni, ati ndakeka inzu yiwe ari iriya yo hirya. Undi nawe ati ye. Undi nawe ati ubundi turi gushaka iki? Ko ntabwo byemewe kwinjira mu nzu y'umuntu utayiherewe uburenganzira. Turi gushaka ibimenyetso bigaragaza yuko kapiteni Paka atari umuntu mwiza. Okay,
ubu ugiye kwinjira mu rugo rw'umuntu adahari, ibyo bintu uzi neza yuko leta ibihanira. Ubwo wa mupolisi ukomeza gukora ubushakashatsi ati ntabwo ngusabye ngo uze tujyaneyo, we guma hano uncungire umutekano. Atangira gupanga imbunda nk'umuntu ugiye kuneka mu nzu y'abandi utayiherewe uburenganzira. Ubwo barasohoka mu modoka ati namucemba, we guma hano uncungire. Baje mu rugo rwa kapiteni, kapiteni ari mu bwato, haje kuneka ngo amenye niba kapiteni ntaho ahuriye nawe ari abantu bakinisha iriya mikino, kuko kapiteni akomeje kumukeka. Umupolisi yaje mu rugo iwe atangira kubona udupapuro duhanitse ku gikuta, akoze ku gipangu kugira ngo akingure yumva kirakinze ati oh shit sye, ubu ni ukurira igipangu. Uri mu modoka nawe ari kumucungira ati ari kureba ibintu ari guhura ati turagezererwa. Umuginga aratekereza iki? Agiye kwinjira mu rugo rwa Park, avayo atondagira igipangu. Ibi bintu kujya mu rugo ba nyiraho badahari barabihanira. Mwabira bihugu kumba kinjira mu gipangu hari urubuga rumeze nk'urutare ruziritse ku munyururu, ruramumokera n'ubwoba bwinshi aba yituye hasi, ubwoba buramwica ati we ninde waguhaye uburenganzira bwo kwinjira muri iki gipangu? Ubwo nawe ahita yirukanka nk'umuntu usa nk'umujura, ahita yinjira mu nzu ahita akinga nubwo bwije ati oh my god, ati oh mana we. Ubwo aba yinjiye mu rugo rwa Park atabiherewe uburenganzira. Tugaruke mu mukino, ahabereye umukino muri sare, abatangaza yuko bwakeye. Nicyo gihe ngo dutangire umunsi, tugiye guhamagara abasirikare bacu mu minota 10, mubyuke mwitegure umunsi. Babanza kubazanira utwa mu gitondo kugira ngo bagire imbaraga. Abasirikare erega ntabwo wakora akazi utariye. Tugaruke kuri wa mukobwa nimero 011 wa musirikare, bamuha igiporezo, kumbe igiporezo kirimo urufunguzo. Yateye ubwoba kapiteni mukuru ushinzwe imikino, amuhaye urufunguzo rwo gucika. Ubwo afande bahita bamuhamagara ku cyombo bati urufunguzo rw'ubwato naruzanye. Afande aramubwira ati subira muri operating room, hari ikibazo kiriyo. Ati hari ikibazo, ndumva bidasobanutse. Ati genda urebe niba hari ikintu twaba tutaramenye hamwe baba bagiraga abantu. Tugaruke muri sare aharyamye abakinnyi mama n'akabebe, nibo batweretse mama n'akabebe. Abasirikare barasomye barakinguye, baje muri sare n'urusanduku baruteruye. Ubwo abakinnyi nabo barabyuka barareba cyane. Ubwo bose bakiri kubyuka bari kwitegereza abo basirikare babinjiranye bafite isanduku mu ntoki, batarareba neza, baritegereza. Barebye neza babona wa mukecuru yiyahuye, wa wundi wingingaga gihuni ngo zite ku mwana na nyina yiyahuye. Mukecuru yaraye yiyahuye, mukecuru yiyahuye, yiyiciye umwana we. Menya ko kubyihanganira byamunaniye akiyahura. Nyuma yo kwica umwana we byakwihangana byamunaniye. Ni nayo mpamvu yabwiraga gihuni ari amagambo ati uzite ku mwana we, uzite kuri nyina n'umwana, uzafasha umwana na nyina, uzarinde umwana na nyina. Kwihangana byamunaniye none yiyahuye. Yarabizi ko ari bwiyahure, yarabizi ko ari burara apfuye. Nakubwiye ngo uyu mukino ni umukino udasanzwe. Umuntu araza akakubwira ngo uzakina umukino, dukina umukino tuguha amafaranga. Ati kiriya kigabo turaguhuza nacyo kiguha amafaranga, nta bintu byinshi, amafaranga aravuna. Noneho akavuna abagabo, ukumva ngo kiraguha amafaranga, nta kindi kintu kibihishe. N'amafaranga uburyo avuna. Wowe uraza ngo uje kurya amafaranga amamiliyari yo mu mukino ngo bakine imikino y'abana. Ibyo bintu urumva bishoboka? N'amafaranga uburyo avuna.
kumbe wa mukecuru yari yiyahuye amarira ari menshi, abantu bamukundaga, wa mubyeyi n'umwana we na wa mupapa yatabariye umubyeyi n'umwana we nagihuna amarira arabica, barareba baratungurwa n'agahinda kenshi barihanagura. Umukecuru akimara gupfa udufaranga twe twose yaragejejemo bahita badushyira mu kigega kugira ngo tujye ku bandi bakiri bazima. Roki iyo umuntu amubwiye ngo ngwino ukine umukino tuguhe amafaranga, ngagiramo n'ubwoba ngo amafaranga y'umuntu, n'ukuntu muri Bibiliya handitse ngo tuzarya twiyushya akuya, ubundi warangiza ngo ngwino ukine umukino nguhe amafaranga. Tugaruke kuri wa musirikare bohereje mu cyumba ngo ajye gusubirayo ngo arebe, araza asikana umurambo bambitse imyenda y'umukinnyi, kumva ntabwo aba ari umukinnyi ahubwo aba ari umusirikare, aramusikana amurebye neza ati uyu, ahita afungura icyombo abwira afande mukuru ati uyu ni umusirikare wacu nimero 015. Ofisiye nimero 011 yapfuye, ubwo bivuze ngo nimero 012 niwe yamutabaye mu muhiga. Kumbe nimero 016 baba bataramumenya, aba ari wa wundi batabaye ufite akana karwaye kanseri, ubundi agatangira afande mukuru ati mumushake mumuhige mumenye ahantu ari. Umusirikare yareba imyenda yo wapfuye bambitse imyenda itari iye, akahita avuga ati umusirikare wapfuye yari nimero 436, ubwo niwe yambaye imyenda y'umusirikare 016, akahita avuga ati mumushake mumuhige. Ubwo bwarakeye bumaze gucya, abasirikare barabyuka ngo bajye mu burinzi bwabo, batangira kubaha amabwiriza bati 001 murinde kwa kiriya cyumba, 002 murinde hanze, 003 murinde, 00 bagenda babaha amabwiriza y'abantu bagenda barinda, 011 025 nabo babwira aho bari burinde, 031 022 nabo babwira aho bari burinde. Tugaruke kuri wa mupolisi winjiye mu rugo rw'abandi rwa wa mukapiteni utwara ubwato, atangira kujagajaga ibintu bye, atangira guhiga ibimenyetso. Ubu bari kureba ahantu hose, areba hirya no hino yabuze ikintu na kimwe, ati oh shit, ati iki, kumva ari kwitegereza neza, ari kugenda areba amafoto yabuze ikintu areba, yitegereje neza abona mu mafoto, arebye ifoto abona ifoto ihanitse mu yandi mafoto, ifoto imwe irimo wa mugabo waruguritaga abakinnyi bajyana gukina wa mukino. Ubwoba buramwica, abavumbuye kapiteni w'ubwato yuko ari umugambanyi, ubwoba buramwica, ubwo akiri kwitegereza ifoto, ubwo umugabo akiri kwitegereza ifoto areba, ahindukiye inyuma ye arebye abona ya mbwa imeze nk'urutare, rwa rubuga runini, bya bibuga binini biteye ubwoba, abona cyaciye umunyururu kiri kuruza kimusatira, n'ubwoba bwinshi no gutitira cyane. Urubwa ruramureba cyane, ati mu nyubako ya bosi, urubwa ruramusimbukira ruramwanjama, baragundagurana, urubwa ruramwanjama, mbwira mushonagura, buriya wo gushaka umuzamu yirirwa mu kandi kaza nijoro aje kwiryamira kurari waba ngarakurinze, uzashaka imbwa ijye yirirwa iwawe gucungira umutekano. Ubwo umugabo akuramo imbunda arayirasa, akimara kuyirasa abapolisi bari kugendagenda ku ruhande, bari kugenda mu muhanda bumvise isasu, baje bihuta baje kureba, bamugwaho. Ubwo ubundi nawe wa mupolisi wundi bayasize mu modoka ngo amurindire, nawe bari aho ngaho ari mu modoka, ubwoba bwamwishe yabuze icyo afata. Wa wundi nawe ari kugundagurana n'imbwa yayirashe, abapolisi nabo barimo baraza, ubwo arimo arasohoka ngo agiye kubona ahantu imbwa yari iziritse, ahabona ya myenda y'abasirikari barubwirita abakinnyi babajyana mu mukino wa Squid Game. Arebye neza ahita abona n'ingunguru yuzuye amafaranga, ubwoba buramwica buramutaha, akiri kubireba byitegereza, abapolisi baba bamugezeho bamutunga imbunda, bumvishe isasu, ati hagarara aho ngaho tukwambike ipingu. Ubwo baramwegera bamwambika amapingu, baramujyana, bahita badusubiza muri sare aho umukino uri kubera.
ubwo tugaruka muri sale burakeye baratangira ati umukino mubyuke mwitegure umukino wa gatanu ugiye gutangira, turabaha amabwiriza, mubyuke mwitegure umukino wa gatanu, mwitegure mu kanya turabaha amabwiriza muhabwa n'abasitafu, mwitegure. Ati reka nsubiremo, umukino wa gatanu uraza gutangira mu kanya gato. Ubwo bya bigabo bishaka ko umukino ukomeza biba birabyutse byinanura, ewana tugiye mu mukino. Ati murakurikiza amabwiriza muza guhabwa n'ababakuriye, muzihavayo iwana tujye gukurikiza amabwiriza y'umukino. Tugaruke kuri ya nshuti ya Zewo yabuze ibimogi, afite Taki iri gufata ibintu byose, imyenda, utuzi twose ari kugenda yirenza, Taki iramwishe imumereye nabi, yabuze urumogi, mana we yarapfuye. Kumbe uwamwibiye ibiyobyabwenge aba ari aha ari kumwitegereza, dore nguyu afite ka gasaraba karimo akanini kamwe, haba hasigayemo akanini kamwe, ari kumwitegereza ibyo arimo, nawe ati iwana bino bintu numvishije bikora, bijyana horo, bijyana furi, bigatuma ukora ibintu neza. Ubwo Gihuni we aba ari ku munyururu kubera guteza akavuyo kenshi, bamushyize ku munyururu, baraza baramuhambura. Tugaruke ku mwana na nyina, bafite akana ari kukonsa, agiye kujya mu mukino wa gatanu, afite umwana w'uruhinja, umukino w'ubwicanyi, aruteretse hasi kugira ngo agende gukina umukino, bimwanga mu nda, mu ruhinja ararufata ngo arujyane mu mukino. So what's up guys, niba ukunze ino video ngukoreye, niba ukunze ino nkuru ngukoreye, kanda subscribe, kandi niba ushaka kandi gace ka episode kanda subscribe. Imvura irambujije, imbujije gukora kandi gace, so rero ikintu nababwiraga, kora subscribe niba ushaka kandi gace nzabaha, niba ushaka utuntu nk'utu ngutu ko nzajya ntubakorera, kanda subscribe. Niba ubishaka bimbwira muri comment, umbwira ati dukorera utundi duce. Abantu bafite ubushobozi bwo kutareba Squid Game uko bimeze, mwanayumva gutya, abayirebye mwanareba, ni ibintu biryoshye, iyi film iraryoshye cyane. So niba ushaka kugira ngo ujye ubona utuntu nk'utu ngutu, kanda subscribe, kandi niba ukunze video yanjye kanda subscribe, ujye muri comment uvuga ati courage musaza.